none se sheri wambabariye koko mu rugo bamereye nabi koko. Reba kuntu ejo bundi nari nenda gupfa, none wanze no kumfasha. Cyakoze ngiye kuyikuramo pe, ngiye kuyikuramo, ntago nakwihanganira kubaho meze gutya mbabaye, kandi wari wanyijeje ko tuzabana, none nyumvira ibintu utangiye kumbwira. Nawe nubwo tutabyari ko napfa kwemera, amara kwemera umwana umugisha mwana akajya mu bandi nanamuha mu rugo bakamurera, ngiye ngakomeza nyiberaho gutyo. Nese ngo iwanyu ntabwo batera inda iwa ku mana yawe, uri wambwiye ngo iki? So wari wambwiye ngo niyo natwita twabana. Sawa naribi, ariko mana wakumpereza byo byonyine, wakumpereza nk'aka kanyu nkakubona, wabonana rakada. Ngiye ndumva twumvikanye wabyanze, ngiye kukujyana mu buyobozi, cyangwa se nimba wumva wowe ku giti cyawe nyine udashaka kurera umwana, umbwire nyine tugikuremo, nyine nta n'umuntu n'umwe wari wabimenya, nyine tugikuremo birangire. Uravuze ngo nyikuremo? Okay, sawa ntari kanze nyikuremo, none ubwo ngiye kuyikuramo nimba utabishaka. Sawa. Njyewe njye narakize uheruka ngo nawe ubwanwa ubu mfite noneho bya bintu bavuga ngo ni fozeta n'ibi ni ibyaha. Ego sheri nabaye umukire, ego sigaye mfite nk'inzu nk'eshatu i Kigali. Cyakubwira ubu ngubu none ukure muri ya matasi y'i Kigali, inzu y'amatasi y'i Kigali, ego abengerana habanditseho n'izina ryawe. Sheri hoya sheri ntabwo byakunda. Naho bamuteye inda kugura abakobwa bo twiganye ko mbona bigize nabira. Ego ngiye ntabwo nzashaka umugore vuba, kereka wenda ari nko kubeshya. Eko umuntu ashaka reka barakubeshye. Oya ni wonge nawe urumva naguca inyuma ngewe. Ego ungu ufite abapanga, ufite abakozi hirya no hino, urumva ufite kampani nk'eshatu nyobora. Ego nabaga kote na ego natwa dukweto wakundaga ntunambaye. Ngewe uyangwino rwose. Eka ndi kwinywera ka kofi hano. Umva rwose tebuka ntari bitu. Ahubwo reka mugure ukuntu uraza wambaye rero. Umva Jesse urabizi umuntu uri Kigali sinkunda abantu baza bambaye ibintu bimwe bigera ku mari kubireba. Wowe ushiremo akamini kuko nyine ugaragare nk'uko uri Kigali bataza kuguseka. Gero uri hehe? Sheri inzara iranyishe pe, inzara iranyishe ndikumva nshaka kurya. Uraje? Ye ndaje kanze ndebe ukuntu nanjye motari we. Oya mfite umumotari angaho unzanira abantu mu rugo. Ko umumotari umukozi wa motari. Reka nze mbwira motari azagufata. Uriya mukobwa tumane igihe tutabonana. Buse kandi ndabigenzane. Mabujawe bansize hano. Yana uriya mukobwa n'ukuntu tumaranye igihe tutabonana ntabwo namuhereza. None ntanage ndara mu nzu nini ntabwo byakunda. Wa mushuti wanjye sha mushuti wanjye kanze mubwira ntize geto we. Aga iki cyana nakibomorera mu kwa mabujawe banyica. Da mugore mbona agira amahane. Dansira uri hari, dansira sha. Urura mutipa aranyemerera kuntizara. Akosha ntabwo twabanye nabi. Twabanye nabi. Zini amagare soko nacyo kiba cyasinze bukiri masura. Baba rifate baba rubamwana tachi. Yo bro. Shamva mubwire ngiye kugusaba ga service gatoyi.
njye nabuze ko ibintu ntajya bitinda mbabarira umpiza akageto uri kumva bamabuja bose bagiye ariko urabizi yuko bambwiye yuko bareta bagaruka ariko se sha biriha wewe buri gihe no kuzajya umpamagara unkeneyeho serivisi mwana ujya ni wa mukobwa nakubwiraga wa kintu kandi arabizi yuko agera nagize wa kintu ibintu uranyemereza ikihe kintu ushaka kumbwira biriha nawe warananiranye pe ubona kizakumera mu gahanga sha wa muhungu icyana se umva nkubwira wa kintu reka nkubwire biriha we kugira ngo byore ubu ngubu usigaye mbana n'abajama batatu uri kumva noneho wowe kugira ngo ibintu byorohe umuhungu wanjye njya nkurwaza nako rwaje kenshi wowe ikintu ugiye gukora shaka karikeri wakina shaka karikeri wowe ukaza uje ukitwaje ntibanamenye yuko twari dufitanye gahunda wowe ukazane nta ribi nari nsohotse hanze mu numva icyo umbwira kuko oya nta ribi kaze nta kibazo ariko nyine ujye umuhamagara nawe ufite ibintu by'umumaro ntabwo uzajya umuhamagara ngo utize geto ngo ubomore hano niyo mpamvu mbwira gusohoka burakari keza cyane unezerewe ariko urabizi nanjye nkora ibishoboka byose kugira ngo hatazagira undi uzaza ugasanga arakuntwaye kandi amafaranga ntayabuze kandi baba bacanye ku maso ngomba gukora ibishoboka byose kugira ngo ushimishe Sasheri uri hehe ko mbona nageze ahantu hari ibipangu byinshi cyane uri hehe ni hehe se ko nariko ni hano imbere se kuri kano gapangu kari imbere sheri aza kunshisha bijisho sha naje utindiye se yewe meza bitera yemuhu niko nabone umuntu muzanye se reka injira ni kariwe yego ko ni hano ngaho bahari abajura baba hano basanga bari kugira ni hano ngaho wibera hano naguze ibipangu byose hano hose nahanjye fakishije harakugera niraruguru hose izi zose ni izanjye kuri ndabona ari heza ahubwo se mva mubaza twikirire mu nzu cyangwa reka twicare hanze ndumva ntacyuzi twajya mu nzu ariko niho heza ko ari ariko inzu hose ubu niyo wamba nani narashungiranye cyane ndashaka kwicara hanze ndashaka kwicara hanze hano hazaba ari udutebe tw'abashitsi hano birebera ku mazi ariko ni ku mazi icara igoko nari dushyeshye urujya ngo rwagenze neza yego rwagenze neza cyane kanze gatoya maze njye mureba kureba akantu muri firigo muzanire yego aho gashya ibuhweye rero bagiye kukubaza muri ugo mwumva nsanze ibintu byose byo muri firigo byagiye birakonje biva mu barafu ahubwo use mpuzanira agashyushye mumize akantu gashyushye uranywa gake oya ndumva nta kintu nshaka kunywa ndashaka amazi ushaka amazi ndarira amazi ko hasi ko n'ubundi ndarara ko nari butahe turaba tunywa nta kibazo ariko ndababaye no kuri rwose ubu mpuzanira akantu k'agafanza kameze neza reka uva nkubwire nk'umuntu w'umukire nkanjye uje kureba kandi wabizi ubwo ngomba kukugorora neza ubwo nkuzanire iki nzanira amazi aba ye n'inywera okay Semana wanjye atuye ahantu heza pe Imana imbabarira ataza kumenya ko n'ubundi kari kunyingira ngo nyikuremo aho Imana imbabarira ishire wanjye mu nyine yemera ko ari wowe kumenya yewe aya mazi rero mubwira ni amazi umva yambere uri kumva
aya mazi iyo yanyweye akagera mu mubiri Sha ndumva nakonje ubwawe yanyweye uhita ugira andi mazi menshi mu mubiri wawe wowe ugira ikibazo urumva ndakwitaho bebe umukozi wanjye biri hanze umukozi mfite umukozi hano witwa buri hanze rero ntajya yumva afunze mu mutwe mana umukozi wanjye ni ikimarama ntiyumva we biri hanze kikozi anje sisi turahita twibanira turahita tubana uwo mukunda mushaka umurongo kubana oya natwe turabitekerezo nabi turabiganira kugira ngo umukozi wanjye urumva hano twe twiyira ibintu by'inkoko ubundi kugira ngo njye nkunda kunywa akantu ndiro kurya kandi kugira ngo uriya mukozi agire ikintu ate ashiraho turi ko mushitsi nkaho rego ngomba kugufata neza buri gitonoresha ese mperuka wiga mu gatandatu ntabwo urasoza ma ego ko nanjye nenda turangiza kana ugira ikibazo umva genda uri muri firigo ukuramo biriya bintu bidapfa ubu urebe ukuntu wakura n'akantu k'agacikeni uzanira umushitsi abakozi banyu mutajya mwumva biranze kandi usigaye usuzugura ndamugira ikibazo hano urumva nonese ntabwo ugenda ngiraga ngo ubwire kandi karikoze ngenda ashaka kugira ngo mwagira akazi ko mu mahanga ukaba umukire nanjye ukagira ibintu ariko nawe tuzajana uyu yewe ndagira ngo nkurangire akazi ko mu mahanga ntubu nugira ikibazo no hanze niba uri kumva utanashimye turagera mu nzu uzi ukuntu isari yanjye ari nziza ubwo nje nagusiga nuza mu Rwanda ngiye kanjana hanze uyu wowe akazi turaza kugapanya kigira mu nzu kugira umukozi wacu ntabwo ukuntu aba ari gutwumviriza asa no kumva ibyacu ufite na matoro nziza uri warara kuri matoro ugira nka gucyaka wowe nuza kurara kazi ndaje gatoya ese madam ako nawe numva wihuta nugenda nk'abageni wagiye ushabuka ntukanyirukanga nijye reka nigendere gaho umwana gakeya ese ubu nyirukanga nungana ese madam ko ndaho nashakoshi ufite iri he wisize tubyara ngombwa ko mwari ishakoshira noneho nsubira njye kuyiza zana ishakoshi nsunagena nawe nashakoshi ufite nkikira turiya kantu teka twari isigaye nese uramerekeza cyangwa urasigara hano oya genda uyizane banguka abagore nanga ko mugenda munyanduka ubundi ubwo ubundi cyo bw'abagabo ni gahunda bari gahunda kugenda aba ari ukugenda ndagusanga ihubwo tebu igihe warangara ugasanga nikudekewa bakuru baranyitwaye karame yego mana yanjye ubaye ikise kandi mugore mwiza ndumva nashaka kugusiga abaye ikise kandi kugenda mu rugo ugafata ishakoshi ugahita ugaruka nashaka umuntu wantwara mana yanjye nawe reka mubwire rero fuhira kandi igihe nusinjya bikora katugende mfuhira ukuntu tubanye neza inda yanjye nuramukuyikuyemo none se simfite umugabo gute nakuramo ndafite umugabo narabibonye musebe banga kubyara ngo kuboneza nese nta cyizere wifitiye cyo kunyitaho ntakwitaho gusa mba nkusohokanye ariko ntakwitaho ndagukunda cyane rero ngira ngo mushimishe maze nanjye wayinemba ishaka umva ariko ngubwire uriya mwana naza ubu tuzamwita ndi igikomangoma numva tuzamwita umwamikazi ntabwo uba uri kumwumukunda rero neza nkubise akageri hano akashushuze ubundi ngiye ukuntu mbayo mbaho nk'umukire nk'umusirateri nyine tu ngiye bura n'ibintu byo gushaka narabiretse manze niyitaho manze ndatekereza kuko ibintu byo guhukira ngiye bura ikintu nuko nari ngutegereje mwana ntabamenye mva nkubwire ariko ufite no mva nkubwire hano wisange urukumva hano hose ni wawe urukumva ngewe nuko ugira ikibazo cy'umutima wanjye nukuntu nsiganze ariko haba abafunguzi mwa muri gufunguza njye ntabwo aje ntabwo nabahayira mfite abafunguzi bahora bandizengeza hano ko nubwo bari guhamagara wa mukozi wawe se uwo mukozi biriha uri gushaka nde we biriha ntabwo uri kumva ko nyokomeje agarutse biriha umukozi dufite ahangaha ntabwo wumva ntabwo kumva ko bari gukomanga wajya gukingurira abashitsi ubundi ariko ubundi nk'umuntu nkawe mva nkubwire ntabwo ari uko bakomanga k'ubwo rugi rwanjye we
ujya kumukingurira yakure uwo muntu iryo jwi ni iryande iryo jwi ntabwo uri kuryumva nyine ugenda umukingurira urebe uwo ari we ariko umukozi wanjye kagire hamagara umukozi nareba umva se gira vuba ujya gukingurira mabujawe yaje birihanze ko biri birihanze we uriya mukozi namuzanye mwizeye kari inyangamugayo uzi ko yambwiraga nkikora ku imodoka ubundi yajyaga kugera ku muryango yakinguye twamuzanye yubaha ahantu namukuye rero yabaga arimo gusinzira arimo aryagira gute none se bari mbona kundi ibiryo ndavanika muzanye wanjye kuko ariho hari byinshi nese bari mu biki neze sheri kuva hari uza gukingura ni iminota ingana birihanze mwana yanjye ntabwo uzi ko igipangu cyanjye ibinda kugikuraho uriya mukozi ndakwirukana kandi shabiriha ndakwirukana ibi bintu ntabwo bishoboka rwose niko cyangwa ni papa wanjye uje ku nzu cyangwa akaba ari nawe kumufungurira nyine urebe hari umubyeyi umaze iminsi nawe hano ukumva ni umugore umeze nk'umusoro niba ari umusabirizi niba yarasaze ni umugore none hari n'umugabo akunda kuzana hano kwishinja umutekano cyangwa nawe ashinzwe umutekano we niko mvamubwire ubu ni mabuje se ariko kwivugishwa gutyo mabuja wawe umeze gute mvamubwire ceceka ataza kumva n'ijwi ryara urukumbwira ngo ni mabuja wawe umeze gute mabuje na bosi baragarutse none ahangaha nta nugari ni wawe ntabwo waje mu kazi gabanya umuntu ibyo ngibyo ntabwo bikureba ariko abahungu musigaye mwarabaye ariko mana yanjye mbabarira naringize ngo wenda ngo icyo nshaka ni ukuzana uvana akabuno kawe ukagenda kwishana nasi sheri iyo umbwiza ukuri ibindi turabivugana nyuma we mubwira muko ntabwo wumva uvuze ngo ntabwo kugenda njye kandi wabwiye ngo ahangaha ni iwawe kubona bose warazubatse ngo ibipangu si wasabye amazi ntayaguhaye tumuka rero ujye kwishyura nasimbwiza ukuri ko atari banyirukanye twasare ramutse banyirukanye none wowe witabiriza hagurutswa muko mana yanjye ndumva hagurutswe genda ura muri la toilette uhita ujya mu wikamufuri ngira abana bataza no gukumva mana bwakazi n'ibipira ukaraburi ntakimba iyi myenda se kandi ibaba we mabuja